Entre. Wowe wowe bwaramutse mwidi se wowe ugomba kuza ukomanze kubera urumva nshobora kugusagarira ngasanga wenda ufite n'abantu mwari muri kuvugana ugasanga akazi kagenze nabi ikindi ariko rero nawe yo kugafunga amapesi imbere yanyu ntabwo ari byiza byiza wayafunze wambaye neza ese ntuzi ko nakubwiye ko nibura hari ukuntu kugutekereza kuzamura mu kazi ndabyibuka ntose ngo byibuka kuki tutarabitanye kumenyeza kwambara nk'abayobozi shaka urabona ko nambaye agashati ariko nawe ndabona wambaye bisanzwe da ni bisanzwe ariko rero nishata amaboko magufi yo gatebeje ku kibari sawa shata amaboko maremare mushaka amaboko magufi uzayigure kwambara amaboko maremare warenze kunyuka n'ihina ntabwo bijyana neza none nyihinure afazeri wayihinura cyangwa se bashaka amaboko magufi ukayigira amaboko magufi ntacyo ndayihinura nsohotse reka mbona no kubikubwira rero bitagenze ukundi amezi abiri ari imbere ushobora kuzaba uri manager w'iyi kampani ubundi nateye ibuye rimwe bita nica inyoni zo ibintu shingiro ko ukuntu ugaragaza umurava mu kazi kuruta abandi ni ukuri kandi burya umuduva mwita ko wakoze neza ugomba gushimirwa ni ukuri murakoze hanyuma rero ikintu nshaka kukubwira mumaze iminsi muri Karama ngo abakozi ntibahagije ntakeya pe n'iriwe nk'ubu naraye nkora mbyuka nkora nirirwa nkora nta nubwo nyikibona rwose akanya ko kugira ukuntu nganira birumvikana hanyuma rero hari umugenzi wanjye ufite kampani nk'iyi namutumye abakozi ametera umukobwa umwe umunsi araza gutangira akazi ni umukobwa yashobora kutagatangira uyu munsi ariko agomba kuza hano bizi neza ntabwo ari umuhungu n'umukobwa oya ni umukobwa niwe namutumye yaramunyeretse mbona byajyana nkurikije nkamushyira kuri reception ukuntu ateye ubwabyo ubona yakura abakiriya noneho ukabona ko yakura abakiriya ariko ari n'umukobwa ni umukobwa ni ukuri ko Imana atekereje neza hanyuma rero rwose ako kari ugenda ufata imodoka mwaba muri kuvugana uramunzanira ndamuzana n'ubundi hano ntabwo twebwe tubemera ko umuntu aje mu kazi bwa mbere ngo atege moto imuzana hano tumurika ko dufite customer care ujya kumuzana tuzanira ku kazi ntabwo turi bujyane se oya ntabwo tujyana nari natekereje ntabwo nise ubu wenda njyanye n'umukoresha wanjye tukajya kumureba tukaza twatumaye kurengwa nanone ngo boss aze kugufata nanone byaba ari ibindi twamugani nk'abakozi bari hasi tatugomba wogenda umuzane umwongezeho hano ibintu turaza kubireba mbigenze gutyo yego iminota ibiri nimero nayiguhaye muri message y'indere sawa yitwa Mishu ni igikara cyane inzobe ni imibiri yombi ako cyane afite iminwa y'inziga hari ukuntu bateye mu maso imyenda migufi cyane ko afite amata kubwajya n'ay'inzovu afite amabuno nayo wajyana amabimba ya ngunda uwo azatuzana abakiriya ashaka uteye gutyo nyine nk'igitungo cy'ikijumba imirya ya gitari urayizi hejuru kaba kanyururutse mpaka kugeza ugenda gusa wazatugira akamaro message yitwa Mishu reka nze murebe kabisa biteze sawa amakuru ni meza niwe witwa Mishu yego w'inzobe gutya ngo ufite ukuntu ateye nk'imirya ya gitari nk'uko nabiherutse babimbwira yego mbongeye kukujyana ku kazi rero boss yakuntumye ubwo ibindi muraza kubivugana mugezeyo mwari mwana atinze izuba ryarinyishe twebwe akazi kacu urumva dufite ibindi bintu tuba turimo ntabwo kudukena ari kuhita tubona sawa ubwo bisaba kwihangana ubwo rero wazenguruka hariya ukicara tukagenda okay gira vuba
ese bose ya modoka ko mbona inzime noneho turabigira gutera ngo ndebe yaruzuye ndimo ndabibona njye munsi yayo Yesu nabyo birimo mu mafaranga umpembara we njye ndimo ndakubwira nyine ndi kuyatsa noneho najya kubona nkabona iri kuva imyotsi y'imikara kandi ntago tunywa mazutu Yesu na ya moteri yari yo mu Bushinwa bundi ko nari yo mu Buhinde bare warabigenje gute sawa ubwo reka niyeranje turebe sister ntago turagera we kuvuye mu modoka asubwa mwebwe mugire kuninza mugire no kuzana ibimodoka bipfuye byabuze rero nkubwire wa mukobwa we nimba uri n'umutamu ntago mbizi ngiye n'ahantu huzi ngiye kuntu byagenze naje kukureba ibibazo bibaye kuri imodoka ngiye ntago mbizi tutaza gushwana ngenza gake ubwo se boss ni boss nyabaki umuntu uguye ikimodoka cyaboze cyabaye gutya tubaye tukirenga umutaro ngo kirazimye uranzi oye uranzi ibyo ari byose ntago nzi mani igihe kirahenda uyizanaho ibyo ngibyo kuko umenya se byamarira icyuho igihe kirahenda noneho ngiye sanga bari kubimpembera ko ndi kugita Yesu uyi ntago ari imodoka imfiriyeho haka ibyo nakazi kawe ntago ngiye bindebe okay nimba ufite gahunda iri kwihuta ya boss wawe iyo modoka reka nze ngushakira ingata nyikubangira uhita ushyira ku mutwe tuyijyana naje kugufata utantegetse ibyo byanze yabanza wumve winamvugiramo nge naje kugufata utantegetse ibiba byose rero ntihagire urusaku ngewe neraho twumvikane cyangwa ubone nk'ujwibure ngiye nkurambike muri no ujwibura ndari kubundi njwibura wowe wambwiye ngo ndakuzi wese ngewe uranzi ngewe uranzi buryo umbwira ngo wanjwibura ntago ibiro 200 bisobanuye ko ufite imbaraga abantu biki gihe uko mu mutwe wanyu hasigaye hari 0 abagore ari kubundi mwabafashe gute wewe ngo wanjwibura ese kumburi n'umugore kagorame birenge uwo mugongo wanyu wacitse ari noneho nawe uritura umva rero wowe umva nkubwire niba boss niba ari nawe boss cyangwa ni umukobwa wengabanyaho urusaku ngabanyaho umuntu tone manze nirebere iby'imodoka nuko babana bagenda kumba ibintu byose byaraboze nimbozi nta kintu kizima reka manze nkubwire aka kazi nukabona ngiye kugirayo nkugamba sumva umuntu uri kunzana njye na boss zitupanga iki se ndakabona kiretse niba utanga ruswa y'igitsina Yesu subude ibyo bintu byawe ninde wabihara ko bishobora kuba birimo na za mayoneze zapfubye urabona mayoneze yapfubye ushobora ko ari na mwebwe mutera ahubwo se we wabibona vuga uti ngo nje nabibona we nta nubwo wanabibona ngabanyarusaku nirebe expensive we urumva ngo rivera iki Yesu expensive indwara yitwa wigiye he hari kubundi indwara yitwa mburugura yize mburugu rwo uri cyamburugu kibishe nakubonye umva rero nkubwire yamaze wankurahi sibaho nganje nta ngenda nkundi ibintu ese ubundi rurakoze sinanarusubiramo cishwamo hari ugendo nutaza ubyihorera uranze utava okay tugende tugende nyine tugende utabwira boss tugende sinemeye ariko cishwamo ara nyine ugende nga nyine wimuhamagara ukumva inyama turi boss Yesu cishwa hari ugende waretse kuneza boss basi
se nkawe wari umara iki hano umuhanda ibintu by'ibigoryi noneho bisigaye muri ino Kigali nta nubwo mbizi se we wacecetse uruntu rw'urumara rwitambika mu muhanda abantu bari kugenda ese ubwo iyo bakugonga bakagucakagura ibi nibyo byirirwa bitesha abantu umutwe nyine tuzana no se we ntibakugonga ntibyabaho ese wacecetse wowe wacecetse urumodoka rwawe rwamfiriyeho turatinda boss yamamagaye ngo akazi kabonetse ubuse ninkabura uramakazi wowe none se watuje ibingibi bibaye imbobo za Kigali ngenda oya wereka gutukana ahubwo ibingibi bibaye we byihanganira ntacyo nihanganira ariko ntacyo nihanganira ibase ukuntu nawe wantindije ubwo wa stress ndumva mu mutwe biri kuzenguruka iki nacyo giparitse mu muhanda wajya n'uru modoka rwabuze essence ko se watuje ndetse ko uhagaze abo wakwikomeje ukigenderera ngende se n'amaguru ke tujye mu modoka tugende iki ndabona kipanga kimeze gutya watuje wa mukobwa kuko n'inyanza zatuje watuje ese ntuzi biki se watuje ndebera eregari hameze atya turumba kugende nyine utuva imbere kuntu karumba birakungura iki ese nkawe bakungwa ruguru ukaba kajoriti wari kubudutesha umutwe ese nceceka iki ndi kwibaza n'ikintu yungu yari kuvuga ceceka subira mu modoka yawe ngiye mbonane n'iyi mbobo za Kigali gusa nuso gutungana nawe urabana biri bumara iki numva ceceka numvaga ngiye umujinya afite nawe umumariraho ukuntu wanindije bose anyimyakazi wakama ariko nubundi manye waramutse nabi wa mukobwa izi ni inyatsi ziba ziri gutesha umuntu umutwe zihe nyatsi iyi nyatsi warugonze nese hari undi mvuga ni wowe nyatsi Yesu warangije ngereka nkubwire nanga imbwa bwacya tugahura iyo mbwa ni iyihe uri kuvuga mbwa ni iyihe uri kuvuga ntukajye utuka abantu utazi uyu mugabo umuhuye mu nzira ntubwa mbere umubonye ntumuzi tuza rero gabanyamagambo apfa kuba nabonye karimbwa hari ikindi nabonye Yesu hari ikindi ushaka kunyereka imbwa arabura umurizo banza nawe uriho wawambariyeho umurizo uvuga wisanzure nyine nubisoza nta kibazo abantu bameze nkamwe turabamenyereye abantu bameze nkatwe se gute bameze nkatwe gute ko nanakoroheye ahubwo iyo abarundi abayana urushyi cyangwa akakumena ayo mabinga nta n'isoni ntacyo utakozera imbobo sura mu modoka tugende tujye kureba bosi ese undi katari kumpamagara ese undi sobuja mwavuganye kuri telefone gusa ntabwo uramubona amaso ku maso ntabwo ndamubona ariko yamaye akazi twaracase twavuganye byinshi yamaye akazi byararangiye yamamagaye nze ampakazi kandi ngenda ashomereye igihe kinini rwose akubundi yungu yaradutindiriza icya iyi ni imyaku ni imikoshi si imikoshi ni imikoshi ni imikoshi karandi toka tugenda ariko kutaza ngo tujye mu modoka none se twagenda uri kubwira nde uyu se ariko noneho nawe wasaze iki sura kijyana mbasha kumva boss ati imodoka tugende umwihorere yes chef muraziranye uyu se turaziranye nyine ariko kubera amagambo watutse uyu mujyanye mujyana he kubera amagambo wavuze n'ibigambo wagiye uhurutura ntazo wagira ngo ntago warezwe uyu nguyu niwe mukoresha niwe boss wanjye urugiye kugwa akazi mwami mana uyu se ne boss uguye nk'ibere boss kandi bikore nk'ubikore oya nukuri toka mana none ndapfuye nukuri nago nari mbizi wambabariye ariko wamuzima cyane nambabazi kujya mugira nabyo narinzi noneho narifite stress nago nuko Imana nishaka kugutuka ubu se ngenda nakijijwe nago njya nukana mbabarira sibyo boss sobana boss wambabariye ndakwinze boss wambabariye none se nago twe twumvikanye ko makazi nago narinzi ko ari wowe sinagusabye ifoto se kwanga kuyema wambabariye ko ubiyomba nkuzi ubwo ngubwo sinari kugutuka kandi gusanga nandwo njya nukana ndi n'umwana mwiza rega njye nago njya nukana no mu rugo barambujije kuva kera nyirakana gato umva nukuri kuva naba unanubwo njya nukana ni wacu barabimbujije nkiri umwana nukuri mbabarira ubwoko bwanyu murabannyo oya ntago turabannyo umva boss ase boss wambabari se boss iwanyu se nambabazi mugira kore no kizawe umva wansabe imbabazi kare wantindije n'urumodoka rwanapfuye umva nako wambabari urifuza iki nushaka akazi kame hano
Nushaka akazi se? Mbaba ndakwinginze. Nukuri ndashaka akazi. Ubushomeri buranyishe ndakwinginze. Ubu se imbobo yaguha akazi? Oya ntabwo uri imbobo maze nahise mbibona ko utari imbobo uri n'umugabo ukeye. Wabibonye? Nukuri ndabibona. Waruje nari ngubuje akazi kora kwitandika mu muhanda. Nese umva nari mfite stress baninde ndakwinginze mbabarira. Nukuri napfukama mbabarira. Bari kwinginga nyogokuru wawe. Sha asubwo we wangiriye impuhwe. Umva. Asubwo wambabari. Se we wansabiye imbabazi umva. Wansabiye ari